Nitwa Marceline Iyakaremye, Marceline wa Metero Harinda Intwari wa Ngirimandwa wa Ndabirabukiye wa Burungu bwa biri hanze bya Bitare ntamuzi kuzasenga. Ari bavuga ngo guma. Guma. Nuko wibwira abagukurikiye. Nuko nibwira abankurikiye. Ubwo ngubwo tugiye gutangira twanzikira mu mahamba. Kinagiye. Nzokanda ikandagira nkabigerera mbona kanihira buhiva kavuza impundu nkunda abagenzi agatamba inganje rukina rw'amarere rwabuze amabere maremare maribori yayisabye amabondo ku mubiri bambe turajya inama n'amarirwa wanzikira ku mahamba ugacutsa cyangwa se ukanzurira mu mazina yazo mbere utimirwa zotora ingoga rwa Nyamwigema ya Rugamba yewe ruti rwicana inkubiti inkuba zanika imirambo n'imirindi nziza rwambungire rubonana inshoza mihigo ikomeje umwana ruteberwa imihigo intwari zeta iminega rwa Muhirwa n'imboga izo nka nimbonera za rudahinyuka bifuza abanyabihogo dore Imana yaziremye mu nziza imanzi ziyikwira ku mubiri zivugwa mu zogeye zimutakara izo ngabo ziremyeho umugaba zikamenya umugambo wo gutabara n'inyange zanogeye amaso n'inyambure bukaribagira n'ingeri zidaturwamo ingabo mbi nimbona rutebeza mbuga n'isati inyoshereje amanywa n'ibara ritatseho urubera ikabirembo ryezemo amariza kurya zakundiwe n'ikirere zigahora zizihiwe n'ikirezi zikarangwaho kibera inka zikaba Imana aremye kigeri zirama zitegeka ibihe by'inyambo zuhiye iminyina n'imirimba zuhiye iminega n'imirindi zuhiriye rwogera ingabe zuhiriye rwabugira iz'ingoma niyo mwiza yaje ukwiye umwami ku murwa he Rwagisha zibyara imigisha y'inka n'ingoma basanze zamba ari inyamibwa izindi nyambi ziruta zose ngo dore zigatanga amata zigasa n'umwami ati nimuhamagare inka y'abajija mugabo wigemo aho batinya nko bazishinga imyato y'ingoma ya Rutebezambuga rwa Mabuka impangazamihigo w'umuzimato iyo niyo Rutebezambuga n'urwamabuka n'impangazamihigo induru ntiyumva ngo tuzi ndibiki rwatashye mu rwamo rusangana impeta impundu zikwira mu gihugu igisakira gizirushiga ibitabo bise inkongi ivuze muhira nibwo inkeramigo zirahira abahizi bahamagaza inka z'umurambo mwimura ntiyazikerereza zikabuza imyinga iratsinda abaruzi n'isonga y'ingabo nziza baraziranga ndayicukije Yasirikano nyembasuze kandi mbahereza ikaze mbashimire cyane wakoze subscribe rero utarikora mbere ngo mwanya uyikore ujye ubona natwe ibiganiro bigiye bitandukanye turi n'umwari mwiza hano umeze neza nitujye tuganira abantu basuhuza nabibwira ubundi tubone kuganira. Murakoze. Nitwa Marceline Iyakaremye, Marceline wa Metero Harinda Intwari wa Ngirimandwa wa Ndabirabukiye wa Burungu bwa biri hanze bya Bitare ntamuzi kuzasenga. Ari bavuga ngo guma. Guma. Nuko wibwira abagukurikiye. Nuko nibwira abankurikiye. Nta bundi buryo wibwiramo butari bwo ngubwo. Hoya n'ubu ngubu. Ubu nibwo bujyanye n'umuco. Yego. Ku myaka yawe by'umwihariko none uri umukobwa sibe usanga bazi ibisekuru nk'urwo rwego rwawe ari ugeza ku cya kangahe? Njye mfite ibisekuru 8. 8 nibyo uzi. Yego. Wabigenje bute kugira ngo ubimenye? Urakoze. Nabifashijwemo na papa wanjye niwe wabimbwiye. Hanyuma rero nanjye ndabifata kuko na papa wanjye ni intore. Nawe uri intore? Nawe uri intore se? Ntabwo uri intore gura amayogi. Intore itari intore agura amayogi. Niki kigaragaza kuri intore? Ngo tunagera twinjira mu kiganiro gutyo. Byonyine uburyo nivugamo bigaragaza ubutore. Ugaragaza ubutore? Ya. Isaro byananira. Ngaho ivuga numve. Ndivuga nzi kugera ku cya 10. Nubwo ntari buvuge uyu munsi ariko nzi kugera ku cya 10. Bivuze ngo nawe uri intore. Nubwo utajya mu ngamba ngo uhamirize cyangwa nawuzwa n'icyo nta maguru mfite. Ariko ushobora kuba uzabona ataramiye njyewe papa agati karaturika kandi gakamera aho apfukamye yaceka itaba gusa se. Okay. Inzovu y'imirindi tubyihorera ubwo wasanga mugabo utari rojyo byose ni ibintu bigenda bikora ku rundi intore turaterama ibintu bigakomera cyane. Yes ni Marceline rero cyangwa se Iyakaremye tujye kuba tuganira uyu munsi amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Ndabona umeze neza usa neza mu gakanzu ka black kanakubereye cyane n'agatambaro ka black. Kubera iki iryo bara? Iri bara ndarikunda cyane
riri mu mabara amwe nkunda ariko iri ni ryo riyayoboye, niyo mpamvu mbona nambaye full black. iyo wambaye neza wowe ku giti cyawe wumva wambaye gute? Iyo nambaye neza ku giti cyanjye mba nambaye ikanzu inshuro nyinshi aba ari iy'ibara rimwe, itaba iy'ibara rimwe ikaba ifite akandi kabara k'akadizayini ukuntu ariko bitajagaraye, ntabwo nkunda amabara menshi avangavanze. Yego. Okay, abadukurikiye muri Bonate Marceline turi kumwe tugiye kuba tuganira, ndagira ngo kugira buze kwinjira mu kiganiro ndikinaze kurambira ntabwo kize kuryoha. Tangira kwa kundi kwawe twatunze ukajya wikorera gake gake, ndabigarukaho mu nyuma. Okay. Ku bantu batanze ndi Umutahira, umukobwa uvuga amazina y'inka. Ubwo ngubwo iyo tugiye gutangira twanzikira mu mahamba. Nagiye nzokandakanda ikandagira nkabigerera, mbona kanihira buhiva akavuza impundu nkunda abagenzi agatamba inganje, rukina rw'amarere rwabuze amabere maremare, maribori yayisabye amabondo ku mubiri, bambe turajya inama n'amarirwa, ngwino se rutete babanguriye rutanga, ngwikunda ibyari bitari n'amagaju, iranga yibyarira amajana, ibonye ko bayiteye akabara mu gahanga, akabuye rya ngombe ry'inka ryahumurije ubukombe, zanze kunyura mu rutoki ngo zidatonyangirwa n'ibitonyanga zikanduza amagaju, ishyamba ryahiye ryahindura turaryahiriye abarigenda, abatarigenda bahinzara n'uburenge, ziri mu rucogoza mpunzi, yateye abahinzi ubwoba kiziranga zirahinduye zirahiga, ziri mu gitare gitaramanye n'umutware ku murwa, ndayikunda incamihigo inka ya Rugina, ibonye ko bayambitse ibitako bayihaye n'imitamirizo, ngo itahe yaka neza ku masonga, iyo akabuwe n'ishema imanura amabendera y'Ababiligi, isumbira ku Ruyenzi, inyarubuga zirataha, zibamo inka ya Nkoronko yakomye inkoro hasi, ijuru ribyara imihindagana. Guma. Okay, aho ngaho ni amahamba ni amazina? Ni amahamba. Ayo ni amahamba. Wanzikira ku mahamba ugacutsa cyangwa se ukanzurira mu mazina yazo. Reka tube tugumye aho ku mahamba kugira wenda amaze kumara amatsiko abantu benshi badukurikiye. Ubundi amahamba ku bantu batabumvira iryo jambo, amahamba ni iki? Amahamba ni indirimbo zaririmbirwaga cyangwa se ziririmbirwa inka. Ni indirimbo baririmbira inka, niyo mahamba. Yego, niyo mahamba. Mu kinyarwanda cyiza ni ubwo bisobanuro. Okay. Ni ibintu tutamenyereye kubona by'umwihariko umwana w'umukobwa cyangwa se umuntu w'igitsina gore uvuga amazina y'inka. Wowe kubera iki? Njyewe impamvu mbikora, ikintu cya mbere ndabikunda, narabikunze, maze kubikunda nshaka n'uburyo nabyinjiramo, ndabikora. Nicyo kintu cya mbere cyatumye ibi bintu mbikora, nuko mbikunda cyane. Niyo ndeba abandi batarama mba numva ndyohewe, mba numva nyine ari ibintu nkunze cyane. Niyo mpamvu kubikunda no kubikora no kubimenya n'ibintu bitandukanye. Akenshi abantu usanga babikora baragiye. Ugeze uragira? Naragiyeho gatoya bitari cyane, bitari igihe kinini. Igihe kingana iki? Naragiye nk'umwaka umwe, niga muri primaire mu wa gatandatu wa primaire. Inka waragiraga yitwaga gute? Yari igaju. Iryo ni ibara ryayo? Yego, ariko niko twanayitaga. Niko twanayitaga. Yari inka papa yakundaga cyane. Niyo waragiraga? Uvuga ngo izina ryayo ryari igaju, nta rindi yari ifite? Oya, ni iryo ngiryo yari yarayize, kuko n'ubundi ni nako yasaga. Niko yasaga. Yego. Okay. Watangiye kubyiga uragiye cyangwa wabyize nyuma yaho? Oya, ndagiye nta nubwo nabikundaga cyane. Urumva najyagayo kubera yuko nta wundi muntu wari bujyeyo. Ubwo iyo isaha zo kwahura inka zageraga, ninjye akenshi wabaga uri mu rugo.
najyanaga n'abandi tukajya kuragira. Mm. Noneho rero naje kubikunda cyane ngeze muri segonderi. Ngeze muri segonderi mu wa gatanu nibwo njye nize indimi. Indimi n'ubuvanganzo niyo section yanjye. Noneho ngeze mu wa gatanu kuko nigagamo ikinyarwanda ariyo domaine yanjye, ndabikunda kurutaho, bituma ngira courage noneho yo kubyiga, ndanabikora, nuko byagenze. Tukiri mu kuragira abashumba ngo bagira urugomo, niwe muco w'abashumbuzi uvuga ati nsubiyemo nakongera nkajya mbikora? Umuco wabo nzi baribaga. Niyo wasubiramo ugakora se? Biriya bintu biraryoha bro. Umva nkubwire ukuntu impamvu ntabikora. Hari ukuntu mwajyaga kuragira hanyuma noneho mukiba ibijumba by'abandi. Izuba ryabaga ricanye cyane, inka zirimo zirarisha, noneho mukubaka icyo bita mukotsa ibijumba, mukabirya. Iyo byamaraga gushya, sinzi niba runonko uyizi, iyo byamaraga gushya twarabiryaga hanyuma tukabiterana. Mukabiterana? Kari akantu kari keza. Mukangiza imyaka y'abaturage. Umuco w'abashumba wanga uvuga ati nsubiyemo ntabwo uyu nawukora ni uwuhe? Gutukana. Gutukana? Wari ubizi se? Oya, ntabwo nari mbizi, ariko nyine bagenzi banjye barabikoraga. Kuragira by'umwihariko mu gihe cyo mu mpeshyi wasangaga abana bose muri vakansi se mu biruhuko bajya kuragira, kari akazi gakunze gukorwa n'abahungu. Kwisanga muri umukobwa ni ibintu by'abakobwa wumva bimeze bite kuri wowe? Njye numvaga ari ibintu bisanzwe, kubera ko abana benshi twari duturanye twakoranaga urugomo, harimo abahungu harimo n'abakobwa, rero twebwe wasangaga tuvanze, tukajya kuragira, tukajya gushora inka, tukoga mu kivu, twebwe duturiye ikivu, rero numvaga ari ibintu bisanzwe. Mutuye ahagana he kugira ngo ube uturiye ikivu? I Nyamasheke. Yego. Okay. Nuvuga ngo rero hari kuri pati y'ubushumba uzi gukama? Yego. Uzi gukama mu buryo bungahe? Bumwe. Ubuhe? Bwitwa gute? Kuvuruganya. Kuvuruganya urabizi? Babikora gute? Ese ko nta nkiri hano ngo mbikwereke? Oya, ariko ndabizi kubera ko inka twari dutunze zarakamwaga. Rero narebaga uko babikora. Hari n'umunsi umwe nigeze kubikora mu rugo, umuntu wabikoraga adahari yatinze kandi inyana ishaka iyayo, ndabikora rero. Imbyeyi ishaka iyayo? Yego. Nanjye ngo ukosore wumva ko ikinyarwanda nawe ndi umutaramyi wanga kubyemera, urumva ko birashoboka ahari. Ndashona mugani w'imvugo z'abubu. Nubwo nshaje ariko buriya nanjye njya menya ibigezweho. Buriya se urashaje ariko nibyo ubibona se? Ndi kubibona. Ugire bataragira. Baragize kera ubu. Okay. Imbyeyi yabonye yayo. Yego. Okay. Hanyuma rero utangiye umwuga ikintu cyagukuruye kuvuga ngo reka nige ibi bintu kubikora ni iki? Ikintu cyankuruye cyane ubundi najyaga ndeba video z'abantu babikora, nkumva ni byiza, najya nko mu bukwe nareba ukuntu babikora nkumva birandyoheye, ndavuga kubera iki noneho njyewe ntabikora. Cyane ko niga muri segonderi nari umwanditsi w'imivugo, urumva n'ubundi ni ibintu bijyana bigiye umujyi umwe, ndavuga noneho kuba nzi kwandika imivugo ntabwo n'ubundi byananira kuvuga amazina y'inka. Umunsi umwe ikintu wenda cyanteye courage cyane nuko hari umuntu umwe wigeze kumpa ikiraka, arambwira ati ariko ko nsanzwe nkubona uvuga imivugo mu bukwe mu bindi birori runaka, n'ubundi ikintu cyo kuvuga amazina y'inka ntabwo wagishobora. Ndabyemeye mu by'ukuri ntashidikanyije, ndavuga reka mbigerageze. Rero ampa icyo kiraka, yari amafaranga make pe, make ashoboka. Ndangije noneho rero ngenjeramo, ku munsi w'ubukwe bugeze ninjira ingamba, nkorana n'undi mupapa mukuru wari usanzwe ubimenyereye, mbona abantu barabikunze, mbona barabyishimiye,
kuvuga ari nta mpamvu yo gucika intege, reka nkomeze. kwibona imbere y'abantu h'imbaga ingana kuriya, uri umwana w'umukobwa ukiri na mutoya, niba uyu munsi ungana gutyo ubwo icyo gihe ubitangira urumva uko wanganaga, Yego. zari feeling zimaze gute muri wowe, wumvaga bimeze bite? Ikintu cya mbere numvaga ari byiza, ariko nanone nkagiramo ubwoba. Nagiraga ubwoba nagiraga, naratekerezaga nkavuga ngo ibi bintu ngiyemo ndi umukobwa, abantu bazambona bazavuga ngo iki. Ariko ku rundi ruhande kubera ko ari ibintu nakundaga cyane, nkumva ngize umuhate wo kubikora no kubikomeza, gusa numvaga ari ibintu byiza. ujya kubijyamo hari undi muntu wari uzi kubikora w'umukobwa? Oya, ntawe narenze. ubwo muri bo ari nk'uwa mbere ugiye kubikora uri uwa mbere? Nta nubwo nabitekerezaga ibyo bintu ko nyine hari undi mukobwa ubikora cyangwa ari njye wa mbere. Icyo numvaga ni uko numvaga ko ngomba kuba umutahira ikintu cyose nyine kijyanye n'inganzo y'amazina. Nta muntu wabanje kugisha inama se? Hari ukuntu nk'ikintu kibavuga ati nimikora baravuga ngo iki, wambona wabyumva kuba batereka amarangisha inama mvuge ko ibi bintu bibaho byemewe mu muco? Oya, nta muntu nagishije inama kubera ko umuntu umwe niwe wambonye, arangije arambwira ati ibi bintu ugiye kwinjiramo noneho uri umukobwa, icyo ni kimwe. Ikindi kandi imyemerere y'idini ryawe ntabwo ibyemera, bizagenda bite kandi uri umuntu usa nkaho uri umuntu w'imbere mu itorero, bizagenda bite? Nyine agerageza kunca intege, ariko ntabwo nahise mwumva. Numvise nta n'undi muntu nabaza ngo se ko ibintu ngiye kubijyamo mbikoreho iki, bigende bite bitewe n'ukuntu uwo muntu yanciye intege, nyine agasa n'unyereka ko ibintu ngiyemo atari byiza. Rero ntabwo wigeze utekereza ko atari ko ibi bintu ngiye gukora ntahanuje, ubu ntabwo naba ngiye kwica umuco? Oya, ibyo bintu ntabwo nigeze mbitindaho cyane, kubera ko cyakora hari abantu nagiye mbaza bagiye bamenyereye nyine muri ibi bintu, bakuru b'intiti. Ubwo natangiye kubabaza narasoje kwiga kuko urumva mbere natangiye mbikorera mu cyaro, hanyuma nza kuza i Kigali. Nje i Kigali n'ubundi nabyo ndabikomeza, ariko nkigera i Kigali nubwo naje kugera umwe mu bantu b'intiti tuzi muri ibi bintu bijyanye n'inganzo y'amazina y'inka ndamasa. Ariko ubundi ibi bintu kuba mbikora ndi umukobwa nta kintu byica ku muco. Arambwira ati nta kibazo rwose, ubizi unabishaka unabikunze wabikora, ibyo ngibyo nta kintu bitwaye. Rero ibyo nibyo byanteye imbaraga bimpa kwaje yo gukomeza ibi bintu. Twagiye tugeze ku mazina yazo, twari ku mahamba no tugeze ku mazina yazo. Mbe Rutimirwa zotora ingoga rwa Nyamwigema ya Rugamba, yewe ruti rwicana inkubita inkuba zanika imirambo n'imirindi y'inziza rwambungirira ubonana, inshozamihigo ikomeje umwana, rutayoberwa imihigo intwari zeta iminega rwa Muhirwa n'imboga, izo nka n'imbonera za Rudahinyuka bifuza abanyabihogo. Dore Imana yaziremye mu nziza, imanzi ziyikwira ku mubiri, zivugwa mu zogeye z'imutakara, izo ngabo ziremyeho umugaba, zikamenya umugambi wo gutabara. N'inyange zanogeye amaso n'inyambo ureba ukaribagira, n'ingeri zidaturwamo ingabo mbi n'imbona rutebeza mbuga n'isata inyoshereje amanywa n'ibara ritatseho urubera, ikaba irembo ryezemo amariza. Kurya zakundiwe n'ikirere zigahora zizihiwe n'ikirezi, zikarangwaho kibera inka, zikaba Imana aremye ikigeri zirama zitegeka ibihe by'inyambo. Zuhiye iminyina n'imirimba, zuhiye iminega n'imirindi, zuhiriye Rwogera ingabe, zuhiriye Rwabugira iz'ingoma. Niyo mwiza yaje ukwiye umwami ku murwa he Rwagisha, zibyara imigisha y'inka n'ingoma, basanze zambaye ari inyamibwa, izindi nyambi ziruta zose, ngo dore zigatanga amata zigasa n'umwami. Ati nimuhamagare inka y'abajija mugabo wigemo aho batinya nkuba zishinga imyato y'ingoma ya Rutebezambuga rwa Mabuka impangazamihigo y'umuzimato. Iyo niyo Rutebezambuga n'urwa Mabuka n'impangazamihigo, induru ntiyumva ngo tuzi ndibiki rwatashye mu rwobo mu rwamo rusangana impeta impundu zikwira mu gihugu. Igisa kiragize urushiga bitabumvise inkongi ivuze imuhira nibwo inkeramihigo zirahira abahizi. Bahamagaza inka z'umurambo umwimura ntiyazikerereza, zikabuza imyenge iratsinda abaruzi n'isonga y'ingabo nziza baraziranga. Ndayicukije. Guma. Aha, ibyo byo noneho babyita gute? Ibi ngibi ni amazina y'inka. Yego. Amazina y'inka?
atandukanye n'amahamba se. aho atandukaniye n'amahamba nakubwiye ko amahamba ari indirimbo baririmbira inka, hanyuma amazina y'inka nyine ubundi aya ni aba ari nka, navuga ngo ni nk'igisingizo cy'inka, kuyitaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, ni nko kuyitaka. yego, no kuyisingiza ukayivuga amazina ese yazo. ubundi harya inka bita ni inka imeze gute? Inka bita izina ni imeze gute? Inka bita izina, Yego. ubundi aba ari inka yabyaye ubwa mbere, hanyuma bagahamagara umutahira akaza kuyita izina. ntawe uraguhamagara se ujye kumwitira nk'izina? apana kuriya kuyavuga mu bukwe. Hari umusaza umwe wigeze gukunda ibintu nkora, wo ku Gikongoro, arampamagara arambwira ati ndagushaka mu birori byo kwita inka yanjye izina. Yari ibyaye ubwa mbere uburiza, hanyuma ndagenda ndabikora, ariko ni uwo nguwo mperuka gusa. abandi duhura mu bukwe. wayise muke bo twakoze nyine igitaramo cyo kuyiha izina, hanyuma izina ryayo nayise Mararungu. Mararungu. Yego, nayise Mararungu. umaze igihe kitari gitoya ukora aka kazi, niba ari turakita akazi cyangwa se niba ari umwuga sinzi. Yego, ni ibintu ubona kuri we bikumariye iki? bifite ikintu bimariye kandi kitari gitoya, kinini. Kubera ko mbikuramo amafaranga, mu yandi magambo birantunze. Ikindi cya kabiri, uko ibihe bigenda bisimburana niko ngenda nunguka, bimpuza n'abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye. Ikindi kandi bigenda bituma ngira ubundi bumenyi burushijeho ku Kinyarwanda. Yego, ibyo bigenewe kumarira. Mu gutangira aka kazi kugeza uyu munsi umaze imyaka itari mikeya, ni izihe mbogamizi ugenda uhura nazo wenda mu kazi nk'aka ngaka? imbogamizi ntabwo zabura. iya mbere uhura n'abantu baguca intege, bakwereka ko ibintu urimo nyine utagakwiriye kubikora. Hari abantu babyita ko ari uguca umuco, hari abantu bavuga ko ari uguca umuco nyine, bakanca intege, bakambwira bati ibi bintu wagiyemo ntabwo ari byiza, ariko kugera ubu ngubu maze kubona ko ari ikintu cy'ingenzi kandi ngomba gukomeza. Yego, ntitaye ku muntu uwo ari we wese wanca intege cyangwa icyo ari cyo cyose gishobora kunsubiza inyuma, ngomba kubikomeza. no gukomeza. Yego. Hari abantu benshi bashobora kukubona bagakunda ibyo ukora, bakifuza ko bakugeraho. binyura muri iyi nzira kugira ngo umuntu abashe kukubona we wamutaramira? Inzira byanyuramo zirahari. Ngira imbuga nkoranyambaga nkoresha, haba YouTube, bandikamo Umutahira Marceline, ubwo hariho na contact. Kuri Facebook ni Umutahira Marceline, TikTok ni Umutahira Marceline, izo mbuga nkoresha. Yego. ubwo wagushaka ni ukurebera aho ngaho, ubundi mukabonana mukavugana, ubundi ukamuryohereza ibyo ni imisango, tukinikiza ingamba. mukurikiza ingamba, niko Eh, babyita. ubundi tugatarama agati Kwinikiza. kagaturika. akandi gakamera. Eh, cyane Ya, rwose. kugira ngo rero turimo tugana no ku musozo, sinzi niba hari icyo wumva ushobora kubwira abadukurikiye kiri mu marangamutima yawe, ubundi tugasoreza kuri ibyo. Ikintu nababwira, icya mbere ni uko mbakunda. Ikindi cya kabiri ni uko bakomeza kunshyigikira mu buryo bwose, banyuze ku mbuga zanjye nkoranyambaga nkoresha arizo nababwiye. Ikindi ni uko nkomeje kubakorera ibintu byiza.
bampamagare mbataramire Mm. ubundi ibintu bikomeze bibe munange. Kandi wavuze ko contact ziri hariya ugeze kuri social media zawe kugira hatazagira umuntu uzimbaza. Zirahari ariko nanazibabwira nabyo nta kibazo. Biba byiza kugira hatazagira umuntu uzimbaza. Nkoresha 0783 15 459. Reka rero ngushimire, nshimire n'abari badukurikiye, ambwira ngo ibiganiro byo nakagaruka, turacyari Yawe TV. Ciao ciao. Ciao ciao.